kubwo gutandukira nkaba naravuze randomly jewe nkiye bugufi imbere y'abanyarwanda mwese murebe mu maso yanjye muri uburyo ntekereza mu mutima wanjye ikindimo ni iki ngiki nago ndi ikigarasha nago nkorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibyambayeho icyambere nsabiye imbabazi reka mention ingano birangire ndasaba ko ushobora gusubiza abantu tutari mu rwego rumwe byo nabivuze ndasaba imbabazi yuko navuze mu magambo adashobora kuba yakumvaho rimwe n'abanyarwanda bikabatera umwiryane ubundi Robert azaza ryari anytime naza RPF president wacu no mubyeyi yababariye abatari ngewe abantu bamenye amaraso abantu bakoze ibyaha bingana umusozi wose akababarira ni gutatababarira umwana we Robert ngataha u Rwanda ngafatanya n'abandi kubaka u Rwanda yewe neyo bankishaka nyafu ariko bakaza kugera igihe bakandeka nkisanzura nk'abandi mu Rwanda tugafatanya kubaka igihugu cyacu ni Robert ndasaba imbabazi yuko nafashe ubwenge n'impano yanjye nkaba narahanze igihangano nkagihereza umuntu fulani ushobora kuba yarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda akabuvuga nabi ndebera ndasezeranya RPF RDF ndasezeranya abanyarwanda mwese bakunda igihugu cy'u Rwanda n'iterambere ririmo ko guhera umunsi wa none magararanye namwe kwamamaza ibyiza twagezeho kwamamaza ubumwe bwa leta y'abanyarwanda kurwanya uwarwanya leta y'u Rwanda ijisho ry'icyama cya RPF naho ufite waryihisha aho waba wifishe hose rirahareba ngewe ahomba narababwiye